ariko wasenze Imana, ariko wakwegereye Imana, ariko wakubasha Imana, ariko waretse kugendera mu kagambane, ku Imana yo mu ijuru ari ibyo ibasha guhora inzigo. Umukozi w'ikuzimu ninde? Ndabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, Imana yo mu ijuru bagire neza. Narimba kumbuye ariko nejejwe n'Imana umutima wanjye. Uyu munsi wo kuwa mbere nejejwe n'amagambo y'Imana tugiye kuganira kuri TV Rwanda, televiziyo yivuga butumwa ry'Imana. Rero ndashimira abantu bose mudukurikirana, abantu bose mukora share kugira ngo abantu b'Imana babashe gukurikirana gahunda zose za TV Rwanda. Imana nibagirire neza. Hallelujah. Imana nibaha umugisha. Imana nibashigikire. Imana nibarwanirire. Imana nibiyereke. Imana y'amahoro. Imana yarengeye Daniel mu rwobo rw'intare. Iyo niyo Mana tugiye kuganira. Yo haleluya. Tugiye kuganira ku mbaraga z'Imana. Uyu mwanya tugiye kuganira ku kwegerana n'Imana cyane. Imana ibagirire neza. Reka dusome amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Daniel. Daniel ibice 6 umurongo wa mbere niho turi buhere. Reka dusenge Imana ishobora byose. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana yacu. Hallelujah. Urera cyane, urakiranuka, wambaye icyubahiro, wambaye gukomera. Uri mwiza Yesu, ubereye mwiza bakubaha, abagukunda n'abagutegereje tuzakubonesha amaso yacu. Duha imbaraga zo kunesha, duha imbaraga zo gukomeza urugendo, duha imbaraga zo gutindana nawe, duha imbaraga zo komatana nawe, duha imbaraga zo kuguhamiriza. Osine wa elebone dry. Hari igihe kijya kigera abantu bakakwihakana, ariko uzaturinde kukwihakana, ahubwo iteka ryose tuzomatane nawe kugeza igihe uzagarukira. Tubisabye twizeye rero imbaraga zawe no gukomera kwawe. Buri muntu wese uri bukurikiranira ijambo, buri muntu wese uri bukurikirana iki kiganiro n'iri jambo ryawe, umuha umugisha kandi umugire neza. Ye kurikurikirana gusa ngo birangiriraho, ahubwo hagira ikiremeka mu buzima bwe, hagira ikiremeka mu bugingo bwe, hagira ikiremeka mu byo akora bya buri munsi, hagira ikiremeka mu rugendo arimo rugana Siyoni. Urakabyara uragaheka, reka izina ryawe rihabwe icyubahiro none n'iteka ryose n'ibihe bidashira, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba Golgotha mbisabye nizeye. Amen. Yesu abaha umugisha. Tubabwiye ko tugiye gusoma amagambo y'Imana ari mu gitabo cya Daniel ibice 6 umurongo wa mbere. Reka umukozi w'Imana musomye mwiza Kinyarwanda adufashe mu izina rya Yesu kugira ngo tubashe kugendana neza mu magambo y'Imana. Arahera ku murongo wa mbere. Daniel mu rwobo rw'intare. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mu ntara 120. Yesu aguha umugisha. Amen. Mutwe ijambo ravuze ngo Daniel mu rwobo rw'intare. Yesu ashimwe cyane. Ngo bukeye Dariyo ashaka kugabanya umutwe w'intara 120. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dariyo yari umwami. Yesu ashimwe cyane, ashaka kugabanya ibice byari bigize igihugu. Amina, haleluya. Kugira ngo abigabanye donko nk'ibisonga bye cyangwa ibyegera bye bajye babasha gukurikirana imibereho y'abaturage
abaturage bo muri icyo gihugu, ibikorwa bikorerwa muri icyo gihugu, kuko ntabwo yabashaga kuba yabiyobora ari wenyine, ahubwo byari ngombwa yuko ashyiraho abayobozi b'intara, abayobozi b'uturere. Yesu ashimwe cyane. Akabagabanya kugira ngo ajye abasha gukurikirana information neza z'igihugu cye uko zimeze. Yesu wacu natugirire neza. Komeza mu izina rya Yesu. ngo azigabira abatware b'intebe bakwira igihugu cyose. Mana ishimwe. kandi abaha n'abatware bakuru batatu, umwe muri bo yari Daniyeli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye bashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Komeza. ariko Daniyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Daniyeli mu by'ubutware, ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Bukeye abo bagabo baravugana bati, nta mpamvu tubona kuri Daniyeli keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko abo batware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami, babwira umwami bati, mwami Dariyo nyaguhoraho, abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigiriye inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wowe asabye Nyagasani, azajugunywe mu rwobo rw'intare. Nuko none Nyagasani, hamya iryo tegeko ushyireho ukuboko ku rwandiko rwaryo, kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko. Maze Dariyo yumvishe ko urwandiko rwashyizweho ukuboko, ajya iwe, kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye i Yerusalemu. Akomeza kujya apfukama 3 mu munsi asenga Imana ye, akayishimira nk'uko yari asanzwe agenza. Bukeye ba bagabo baraterana, baragenda basanga Daniyeli asenga Imana ye ayinginga. Baraza bavugira imbere y'umwami ibya rya tegeko rye bati, mbese harya Nyagasani ntiwashyizeho ukuboko ku rwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana cyose, cyangwa umuntu wese atari we wasabye Nyagasani, ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami aramusubiza ati, narabitegetse koko, nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Baramusubiza bati, ariko Daniyeli we wo mu banyagano b'Abayuda nta kwitayeho Nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga 3 mu munsi. Umwami yumvisha iryo jambo barakarira cyane, ashyira umwete cyane kuri Daniyeli kugira ngo amukize. Burinda bwira, ba bagabo bongera guterana ibwami, babwira umwami bati, Nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi, ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Umurongo wa 17. Nuko umwami arategeka, bajya kuzana Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite
n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniyeli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa. Ntibamuzanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya agoheka. Bukeye umwami yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwobo Daniyeli yari arimo, atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro, abaza Daniyeli ati, yewe Daniyeli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Daniyeli asubiza umwami ati, nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami aherako anezerwa cyane, ategeka ko bakura Daniyeli mu rwobo. Nuko bamukuramo, basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniyeli, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare. Zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufwa yabo, batararushya bagera mu rwobo hasi. Umwami Dariyo aherako yandikira abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati, amahoro agwire muri mwe. Nshyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniyeli, bahindire imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi. Kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuru w'umuperesi, Daniyeli agubwa neza. Amina. Haleluya, haleluya. Amina. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Imana yacu yamamare. Haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa. Amina. Munyemerere abantu munkurikiye kuri Holy TV, aya magambo y'Imana tugiye kwiga ku mbaraga zo gusenga no ku mbaraga z'ubutabazi bw'Imana. Tugiye kwiga ku mbaraga z'Imana, umuntu wayikomejeho, umuntu wayihamirije mu bandi, umuntu utatsinzwe n'urubanza. Bene uwo muntu byanga byakunda, Imana yo mu ijuru ijya umurengera. Imana yo mu ijuru ijya imwiyereka. Imana yo mu ijuru ijya yitamurura. Imana yo mu ijuru ijya yigaragaza, kugira ngo byanga byakunda imbaraga z'Imana zimenyekane kuri wa muntu w'Imana. Tuzamura icyubahiro cy'Imana ishobora. Icyubahiro ni icyawe Data. Uyu mwami, haleluya, yagerageje kugira ngo agabanye abantu bose ubwami. Yesu ashimwe cyane. Abagabanye igihugu bajye bamuha amakuru. Ariko hakabamo umugabo witwaga Daniyeli. Yesu ashimwe cyane. Uyu Daniyeli yaje muri batatu. Mana ishimwe. Yaje muri batatu bakwizerwa. Yaje muri batatu mbese babizerwa, bakwiringirwa. Yaje muri batatu babagwaneza. Yaje muri batatu bubaha Imana. Yaje muri batatu bakoraga ku mutima w'umwami. Haleluya cyane. Noneho reka nkubwire inshuti yanjye, birashoboka ko ugerageza gukora ibyiza, birashoboka ko wubaha n'Imana, birashoboka ko ushaka no mu maso h'Imana, birashoboka ko n'Imana uyikunda kandi uyikorera, ariko hari abantu badashaka kugera ku Imana yakuvuzeho. Hari abantu barimo barwanya vision yawe. Harimo abantu barimo
barwanya iyerekwa ryawe, hari abantu barimo barwanya icyo Imana yakuvuzeho. Reka nkubwire rero, ntega amatwi iri jambo, ritega amatwi neza. Yesu ashimwe cyane. Nukuri reka nkubwire, turi imbere y'Imana ishobora byose. Abakurwanya ntacyo bari bugutware, abakurwanya ntago bari bukubone, abakurwanya ntago bari bugusingire. Nubwo bagushyira ahantu habi hameze gute, Imana irazi gukuremo kandi gutereka hakwiriye. Yesu wacu nashimwe cyane. Imana itugirire neza. Uyu mugabo amaze gutora amategeko, amaze kubimika, aba bagabo bararebye basanga uyu mugabo w'Imana Danieli ari mu bantu Imana yishimira, ari mu bantu Imana ikunda, ari mu bantu Imana yagiriye icyizere. Yaje muri batatu ba mbere. Yesu ashimwe cyane. Bashaka ikintu gishobora kumuteranya n'umwami, bashaka inzira zose zabaho kugira ngo mbega kwizerwa kwe no guca bugufi kwe no kubahwa kwe biburizwemo. Zamuri cyubahiro cy'Imana. Ibyo bintu biburizwemo ntago rero biri buburizwemo. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire unkurikire neza ko bitari buburizwemo mu izina rya Yesu. Imana iri burinde icyo wayubahiye. Niba warayubashye izakubahisha, byanga bikundi igomba kukubahisha mu izina rya Yesu. Zamuri cyubahiro cy'Imana ishobora. Haleluya, haleluya, haleluya. Baraterana bakora inama, baravuga ngo ariko reka dushakishe ikintu Danieli yakora kikamuteranya n'umwami. Bashaka mu bintu byose byari muri icyo gihugu, cyangwa mu bintu Danieli yakundaga, cyangwa mu bintu Danieli byamukururaga, byose barabibura. Ariko basanga hariho connection afitanye n'Imana, hariho connection agirana n'Imana, hariho connection yomatanamo n'Imana. Baravuga ngo nitumubaza gusenga ya Mana ye, ayiwe reka tuzamura icyubahiro cy'Imana. Mana ihimbazwe. Nitumuteranya, nitumubuza gusenga Imana, byanga bikunda araza kugibwaho n'urubanza, araza kugibwaho n'umugayo, umwami ari mu mwangi. Yesu ashimwe cyane. Ubugambanyi rero ntago bwaje uyu munsi, ubugambanyi ntago bwaje umwaka ushize, ahubwo ubugambanyi bwahozeho kuva kera. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Ubugambanyi ntago ari ubwa none. Witerwa ubwoba n'abakugambanira, witerwa ubwoba n'abashaka kugukuraho umutwe, witerwa ubwoba n'abashaka kukujugunya mu mwobo, witerwa ubwoba n'abashaka kukujugunya mu nyanja, witerwa ubwoba n'abagucukuriye urwobo. Hari imbaraga z'Imana ziza kugukura mu rwobo, hari imbaraga z'Imana ziri buze kugusobanura n'ibidasobanutse mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba igorogota. Haleluya, haleluya, amena. Barangije batora iryo tegeko, barangije bararipuraningira, barangije bararitekerereza. Bamaze kuritekerezaho, bamaze kubona ko hari aricyo atazashobora kwihanganira. Ntago Danieli agomba gushobora kwihanganira kudasenga Imana ye, ntago byashobokaga. Yesu ashimwe cyane. Doko reka ikiri muri wowe, icyo Imana wamize kigaragarire buri umwe wese, buri umwe wese abone ko kiri muri wowe, buri umwe wese abone nubwo yashaka kugucisha umutwe ko bidashoboka. Imana ishimwe. Haleluya. Barangije ngo baragenda begera umwami, baramubwira bati mwami, dore ukuntu bikwiye kugenda. Haba umuntu uwo ari we wese ufite ikintu akeneye, ufite ikintu asaba, ntibakajye bagisaba indi mana iyo ari yo yose, ahubwo bajye bagisaba wowe. Abari wowe donko bazajya basenga mu minsi 30, bajye bagusenga. Abari wowe basaba, abari wowe uba Imana yawe. Mbese bari bashatse uriya mwami kumugiraho ikigirwamana. Yesu ashimwe cyane. Ariko urumva izo nzira nta handi zaganishaga kuri Danieli. Yesu ashimwe cyane. Umwami nta kundi yari kubigenza, umwami nta kindi yagombaga gukora. Yesu atugire neza cyane. Ararisinya kandi ku iryo tegeko risinywaho n'umwami. Ni itegeko ntagira gute, ntakuka, ko umuntu wese tuzafata atarimo asenga wowe, arimo gusenga izindi mana, tuzamujyana tukamujugunya hehe? Mu rwobo rw'intare. Hayiwa, Mana ishimwe. Bazajugunywa hehe? Mu rwobo rw'intare. Ikintu Danieli yakoze ngo ku nzu ye, ku madirishya ye harebaga Yerusalemu. Imana ishimwe. Haleluya. Harebaga Yerusalemu. Amina. Haleluya, haleluya. Noneho arangije aragenda, inshuro yasengaga yarazikubye, ntago
dukwiriye kurushaho kwinginga Imana yo mu ijuru. Haleluya. Ndavuga kwinginga Imana yo mu ijuru, ndavuga gusenga kwawe ntago ari ukubusa. Cya gihe uba upfukamye imbere y'igitanda cyawe, cya gihe uba uri ku mavu uri gusenga ku karago, cya gihe uba uri gusenga uri mu modoka ugenda, cya gihe uri gusenga uryamye, ndakurahiye ukuri kw'Imana. Imana yumva gusenga kwawe. Imana iri kumwe nawe, Imana irakurengera, Imana irakurwanirira, Imana irahagarana nawe mu izina rya Yesu. Arangije ngo aragenda arasenga, ahamagara Imana ye, arasenga, arasasa neza ku idirishya rye, areba i Yerusalemu, ahamagara Imana. Etanawa ebone sire dry, arasenga, ahamagara Imana, yinginga Imana. Haleluya, haleluya. Noneho babagabo b'ingenza, babagambanyi bahozeho, bariho n'uyu munsi, ngo barahaguruka bajya kugenzura, basanga Daniel arimo arasenga Imana yo mu ijuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Baragenda barongera bakoranya indi nama. Bamaze gukoranya indi nama, baravuga bati yewe mwami we, yategeko wasinye ryakuweho. Daniel yarikuyeho. Daniel nta yindi Mana ari gusenga niyo mu ijuru. Ntabwo ari gusenga uko twabyanditse nuko twabyanze, ntabwo ariko ari kubikora. None rero reka tujye kumujugunya mu rwobo rw'intare. Tuzamura icyubahiro cy'Imana, tuzamura icyubahiro cy'Imana, tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Zone etango elebo, tuzamura icyubahiro cy'Imana. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Yesu ashimwe cyane. Barangije ngo babwira umwami ngo bagiye kumujugunya muri rwa rwobo. Umwami akomeza kuryangira, umwami arabirwanya. Reba abantu bakugambanira bakagera ku mwami. Yesu ashimwe cyane. Umuntu ukugambanira akagenda akagera ubwo agera ku mwami, uwo muntu aba ashaka kuvuka arangira. Zamura icyubahiro cy'Imana. Abashaka ko dupfa barahari benshi. Yesu ashimwe cyane. Ariko ntacyo tuzaba kuko twegamiye umugabo ukomeye. Ntacyo tuzaba kuko hari Imana yavuganye natwe. Ntacyo tuzaba kuko Imana iturinze. Haleluya, haleluya. Nta kintu na kimwe uzaba kuko hari Imana yavuganye nawe. Wowe yikomezeho, ukomeze usenge gusa. Umwami abonye byanze kuko bari bamutaye nawe mu kagozi ko gusinya rya tegeko, ariko arisinya atabishaka. Amina, haleluya. Nani tugirire neza cyane. Barangije bamutwara mu rwobo rw'intare. Yesu ashimwe. Bamujugunyamo ngo umwami arangije ashyiraho ikimenyetso cye cyihariye. Haleluya. Ashyiraho ikimenyetso cye kigize gute? Cyihariye kuri ryamuye begetse ku munwa wa rwa rutare. Mani tugirire neza cyane. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire, wari uzi ko amasengesho usenga Imana yawe wegamiye umugabo ukomeye azagukura mu rupfu, azagukura mu menyo y'intare, azagukura mu rwobo, bazagushyingura uri muzima Imana ikakujandurayo, bazaguteza ihembe ryo kukwica akaba aribo rigarukira. Tuvuge ngo amina cyane. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Retenewa elebone siretai. Ndumva afashijwe ngo umugabo Daniel baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana. Bamuha intare ziratinya, kandi izo ntare zo zari zishonje, avamo babireba atabarwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ng'umugabo Daniel baramwanze maze bajya inama nawe asenga Imana. Bamuha intare ziratinya, kandi izo ntare zo zari zishonje, avamo babireba atabarwa bareba. Amena. Avamo babireba atabarwa bareba, bose babireba. Tuzashima Imana, bose babireba icyubahiro cyayo tukiyihe babire. Zeni otana wabone sire dry. Ndumva nezerewe Imana cyane, ndumva nkunze Imana cyane. Nuko bamaze gutwikira cya cyobo, intare ziramwitegereza, intare ziramureba, intare zirarebana, intare ziratangara. Inzara intare zari zifite, inzara irashira kuko hari ibiryo biri
Haleluya. yakubwiye ngo hari intare zijya zitoranya inyama. Mu busanzwe hari inyama itaribwa, inyama y'amavuta y'umwana w'Imana nta ntare ishobora kuyarya. Zamuri icyubahiro cy'Imana, tuvuge ngo amina cyane. Intare zaramutinye, intare zamucungiye sekirite, intare zararebanye ziravuga ngo reka mbabwire twariye amavuta menshi, ariko ay'uyu mugabo ntagomba kuribwa. Ay'uyu mugabo dushobora gushingaho iryinyo rigacikiramo, ay'uyu mugabo dushobora kuyarya akadutera ingaruka tugapfa. Aho kugira ngo desine waya tuyarye, ahubwo reka tugire gute? Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ushimwe. Icyubahiro ni cy'Imana ishobora byose. Mana yacu yamamare. Amena. Nuko zimucungira umutekano, ziramurinda, ahubwo abona akanya ko gusenga neza. Ayiwe data wa twese, ndumva imbaraga z'Imana, ndumva gukomera kw'Imana, ndumva imbaraga z'Imana. Tuvuge ngo amina, haleluya. Zirangije zimucungira umutekano, umwami arataha. Umwami atashye ngo ntabwo bigeze bamucurangira, niko ijambo ryatubwiye. Ntabwo bigeze bamucurangira, ntabwo bigeze bamutaramira, nta nubwo yaryamye. Yararanye umubabaro mwinshi cyane, yiraza ubusa no kurya ntiyarya. Mana ishimwe cyane. Ariko wasenze Imana, ariko wakwegereye Imana, ariko wakubasha Imana, ariko waretse kugendera mu kagambane. Ku Imana yo mu ijuru ariyo ibasha guhora inzigo. Imana yo mu ijuru niyo ibasha guhora inzigo. Reka kwirwanirira, reka gusaza imigeri, reka kwanduza umubiri wawe, reka kwanduza izina ryawe. Mu izina rya Yesu, hari Imana ije kukurwanirira, hari Imana ije kukurengera, hari Imana ije kukwiyereka, hari Imana ije kugutabara, hari Imana ije kukuremera, hari Imana ije kugukura ku kagambane. Buracya mu gitondo, umwami ngo aribatura, arazinduka, aragenda. Mana ishimwe data, Mana ihimbazwe, haleluya. Aragenda ngo agenda ahamagara ati yawe Danyeli, yawe Danyeli, mugabo ukundwa, mugabo w'Imana, ese uracyariho? Intare ntizakuriye. Haleluya. Hari igihe ibintu bijya byemera tukarengana, tukarengana neza, tukarengana, ariko Imana akaba ariyo iturenganura. Imana yo mu ijuru ikaturenganura. Mureke tuyihange amaso, izaturenganura. Yesu ashimwe cyane. Undi aramwita bati mwami wanjye, arambwira ngo nizere ko ya Mana yawe usenga. Yego. Nizere ko ya Mana, haleluya, ya Mana yawe usenga Yohana we. Yego. Ya Mana yawe usenga. Nizere ko yakurinze. Haleluya, haleluya. Undi aramubwira ati iyi Mana iracyandinze, ndacyariho, ndacyahumeka. Ati kandi ntacyo nayicumuyeho, irabizi ko narenganaga. Ati kandi nawe mutware nta kintu nagucumuyeho. Haleluya. Amina. Zamuri icyubahiro cy'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana yacu yamamare, Mana yacu ishyirwa hejuru, Imana yacu itayigendera mu kagambane. Imana yacu nimuyihe icyubahiro. Akabyarira agaheka. Warangije ngo akuraho cya gitare, afata Danyeli, aramucyura, barataha. Bamaze gutaha, ndakubwiye ngo wikwirwanirira. Niba usenga Imana izakurwanirira. Niba usenga Imana izikorera yonyine, wowe ubirebesha amaso yawe. Eletana wayabonesire. Arangije ngo atumiza ba bagabo baremeshaga twa dutsiko, baremeshaga twa dutsiko. Niko Bibiliya yatubwiye sha, baremeshaga twa dutsiko. Ariko reka mbubwire, Abanyarwanda ni abantu beza. Abanyarwanda bari bazi ibintu. Uzi umugani uvuga ngo urukira mukaso rugatwara nyuko. Yego. Uwo mugani murawuzi? Buriya ntibabaga bari mwiyerekwa cyane, babaga bari mwiyerekwa. Yafashimwe cyane. Ngo urukira mukaso rugatwara nde? Rugatwara nyuko. Imana ishimwe cyane. Barangije bahamagaza ngo n'abagore babo n'abana babo. Ayiwe, haleluya. N'abagore babo n'abana babo arabatumiza, arababwira ngo nona mubafate, mubatware, mubajyane muri rwa rwobo rwajugunywa mu mukozi w'Imana Danyeli. Ngo baragenda. Ayiwe data nashimwe. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya barabatwara ngo babagejejeyo donc bajyaga guterera nk'umuntu umwe intare ikaba yamushanyaguje yahekenye n'amagufi kayahekenya Yesu ashimwe cyane bose barafatwa babajugunya muri rwa rwobo barahekenywa n'igufa ryabo ntago ryigeze rigira gute riboneka n'igufa ryabo ntago ryigeze rigwa hasi Yesu wacu nashimwe ndimo ndababwira imbaraga z'Imana ndimo ndababwira gukomera kw'Imana iyo twiringiye ntago igikoze isoni iyo twiringiye ihora mu ruhande rwacu iyo twiringiye ntago igidutererana iyo twiringiye ntago ishobora kuturekura byaba mu bikomeye izabana nawe haba mu bintu byose bikugoze wowe senga gusa amasengesho azakumanura nk'ubudahangarwa amasengesho azakumanuraho amavuta y'igitinyiro amasengesho azakumanuraho amavuta intare zizareba zigatinya kuyahekenya Yesu haleluya bamaze kubarangiza umwami arongera aratumira abandi bantu arababwira ngo guhera uyu munsi Imana ya Danieli niyo Mana mugomba kubaha Imana ya Danieli aba ariyo mujya mwubaha aba ariyo mujya mukorera aba ariyo mujya mushaka aba ariyo mujya mucira bugufi Mana y'amahoro itugire neza mu butware bwanjye bwose Imana ya Danieli niyo Mana ikwiye kubahwa yonyine Yesu atugirire neza reka rero nkubwire inshuti yanjye wowe unkurikiye wowe wumvishije ijambo ry'Imana reka Imana yawe ihabwe agaciro muri wowe reka Imana yawe ihabwe agaciro mu gihugu urimo reka Imana ihabwe agaciro mu kazi ukora reka Imana ihabwe agaciro mu buzima bwawe bwa buri munsi reka Imana yawe ihabwe agaciro mu byo ukora byose wowe merera Imana uyisenge uyubahe uyicire bugufi ibyo yakoreye umugaragu wayo Danieli nawe nibyo yiteguye kugukorera Imana y'amahoro ibampera umugisha ndabakunda cyane Imana ibagirire neza Imana ibambike imbaraga Imana inyuranye ibihe Imana ihindura amateka waba urwaye waba ushonje waba uri umushomeri waba ufite akazi waba ufite ubuze amahoro yo mu mutima waba ubuze urubyaro buri kimwe cyose Imana ibasha kugikora ku buzima bwawe yemerere uyibemo nayikubemo ndabizi ko hari byinshi bigiye guhinduka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Mana ndagushimye Mana guhaye icyubahiro ozeni etango eyasire icyo wagombaga kunkoresha ndagikoze igisigaye ni cyawe ugiye gukora ngaho rero Mana ihesha icyubahiro buri muntu wese ukurikiye Holy TV Rwanda agakurikira izi nyigisho agakurikira ibintu bikoreka kuri televiziyo Mana umuhe umugisha umugirire neza umwiteho kandi natwe dukomeze Mana yacu uduhe imbaraga uduhe kunesha uduhe gukomeza guhagarara mu mwanya wawe nk'uko biri udushigikire kuko bikenewe ni byinshi kugira ngo uyu murimo ubashe gukomeza gutera imbere ariko niwe twizeye kandi niwe twiringiye kuko ari wowe waduhagurukije tuzi neza ko no kubikora uri bukomeze kubikora tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amwe ku musaraba Golgotha amen Imana ibaha umugisha ndabakunda cyane nshuti z'umusaraba bene data twari kuri Holy TV Rwanda ndakwinginze ngo ujye ubasha gusharinga kuri bene so mu izina rya Yesu bose ubagezeho ubu butumwa bwiza kugira ngo natwe dukomeze gusubizwa mu imbaraga zo kugira ngo dukomeze gusangira ibi byiza by'umwami wacu no kugira ngo iyi televiziyo yacu y'Imana yivuga butumwa ikomeze kwaguka komeza usharingire bene so ubutumwa bwiza bw'Imana Imana ibaha umugisha ndabakunda Imana ibagurire neza shalom shalom shalom